kubaho ku isi n'isanzure ndetse n'imigabane ni ibintu byabaye amayobera mu matwi y'abantu. Kumenya neza uruhande rubivuga hagati ya siyanse n'iyobokamana, abahanga muri siyanse ndetse n'abemeramana bagusobanurira neza icyo batekereza ku iremwa ry'isi ndetse n'isanzure. Ariko noneho reka turebere hamwe ibitekerezo byo kubaho ku isi ndetse tunarebe koko ibyuko imigabane yahoze ifatanye niba ari byo. Murakaza neza. Twinjiye mu iyobokamana, Bibiliya yeri tubwira ibijyanye n'iremwa ry'isi ni mu itangiriro igice cya mbere ku murongo wa mbere. Haravuga hati mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Bibiliya ikomeza isobanura neza buri gice cy'isi ndetse n'igihe cyaremewe. Ariko twinjiye muri siyanse ntiwatinya kuvuga ko 100% iki gitekerezo kiri muri Bibiliya yera gihinduka. Twikojeje mu mateka tugasubira inyuma ho gato, hagati y'umwaka w'1724 ndetse n'umwaka w'1804 nibwo Immanuel Kant yabayeho. Uyu mufilozofe w'umudage nawe ari mu basobanuye iby'iremwa ry'isi mu buryo bworoshye kandi bwumvikana. Uyu Immanuel Kant yavuze ko mu myaka miliyari enye iri hejuru ishize hari igihu cy'umwuka ndetse n'umukungugu. Iki gihu uko imyaka yagiye igenda cyagiye kihinduranya kandi kinizenguruka, kiza no gufatana kubera ingufurukuruzi za gravite. Immanuel Kant akomeza avuga ko kuzenguruka byarangiye igice cyo hagati cy'uwo mukungugu kibaye izuba, hanyuma ibindi bice bivamo imibumbe yose harimo n'isi tubona. Nubwo uyu Kant yavuze uko, hari n'abandi babivuze ukundi. Buri wese abisobanura uko abyumva, benshi muri bo ntibahuze ndetse n'abandi. Siyanse ndetse n'iyobokamana badusobanurira iby'iremwa ry'isi turabyumva, abandi ntitwabyumva. Hanyuma haza ikindi gitekerezo cy'uko imigabane y'isi yahoze ifatanye. Haza abadusobanura yuko iyi migabane yahoze ifatanye hanyuma ikaza kurekurana. Ibi nibyo tugiye kureba. Umwe mu bagerageje kubisobanura ni uwitwa Alfred Wegener. Ubushakashatsi bwe yabuhuje n'imigabane ndetse n'ibijyana nabyo, maze abisobanura mu bice bitanu. Uyu mugabo avuga ko isi yari ifite igice cyitwaga Pangea, cyari gihurije hamwe ubutaka bwose. Hari n'ikindi cyitwaga Pantolasa, cyari gihurije inyanja zose z'isi hamwe. Mu gice cya mbere cy'ubushakashatsi bw'uyu mugabo avuga ko hari mu myaka miliyoni 250 ishize aho isi yari igizwe na bya bice bibiri twabonye haruguru, ari byo Pangea ndetse na Pantolasa. Mu gice cya kabiri cy'ubushakashatsi bw'uyu mugabo yavuze ko hari mu myaka miliyoni 200 ishize cya gice cy'ubutaka Pangea cyacitsemo ibice bibiri, havamo icyitwa Laurasia cyari kiri mu majyaruguru y'isi ndetse n'ikindi cyiswe Gondwanaland cyari mu majyepfo. Mu gice cya gatatu mu myaka igana miliyoni 150 ishize, igice cyari mu majyepfo cyakomeje gucikamo birangira Ubuhinde buzamutse bujya mu majyaruguru buva mu majyepfo. Uyu mugabo mu gice cye cya kane yavuze ko hari mu myaka miliyoni 65 ishize Australia yikuye kuri Antarctica. Hanyuma mu gice cya gatanu aricyo kivuga n'ibihe turimo, cyerekana uko imigabane iteye muri iki gihe. Iby'isi n'isanzure byasobanuye na benshi mu buryo bwabo, gusa hari ibyo bagiye badahurizaho n'abandi bitewe n'uburyo babisobanuraga, abandi bakaba atari ko babyumva. Ndetse na siyanse n'iby'iyobokamana nabyo ntibihuza. Ariko twe turaha ngo tumenye iby'ukuri. Wowe ugendeye ku byo wumvise cyangwa se ku byo wumvise, wakizera iki cyangwa se wizera iki, cyangwa se byose ubifata nka scam? Reka duhure muri comment ubimbwira, kandi wibuke gukora subscribe, like ndetse na comment ayo nakubwiraga, kandi ube wanasharinga ku bantu kugira ngo iki gitekerezo cyo cyagera ku bantu benshi. Ndi Trika Boss, I love you all.